ibya setu nanjye ndabizi. Ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye. Iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira ndetse irimo kubitura ko mwangabiye. Murakoze nyakubahwa chairman. Abiteje imbere kubera imiyoborere myiza tuzatora nde? Murakoze nyakubahwa chairman. Nk'uko twabivuze turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politike yifatanyije n'umuryango RPF Inkotanyi. Nyakubahwa chairman mubitwemereye twakwakira uhagarariye umutwe wa PSD. Turabakiriye nyakubahwa Perezida wa PSD. Paul Kagame oye! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Paul Kagame mukandida wacu. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ritewe ishema cyane no kuba abayoboke baryo bagize kongere y'igihugu barahisemo neza bagahitamo ko umukandida bazamamaza kandi bagatora ari Nyakubahwa Paul Kagame. Kuvuga ibigwi bya Nyakubahwa Paul Kagame ntabwo bigoye na gato. U Rwanda atashoboye kubamo kubera amateka y'urwango n'amacakubiri, ntabwo yigeze arwibagirwa. Mu buto aharanira igishoboka cyose ngo abana b'u Rwanda bari ishyanga bazashobore gutaha. Agana urugamba rwo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda, arwanya ikibi, yanga ivangura, ahuriza hamwe abanyarwanda bose ngo u Rwanda rusubirane rwongere kuba ingobyi iduhetse twese. PSD nayo yavutse iharanira icyatuma abanyarwanda baba mu gihugu cyabo, iharanira ubumwe bw'abanyarwanda, iharanira imibereho myiza y'abaturage bose b'u Rwanda, kandi tuzi neza ko ibyo bitari gushoboka iyo u Rwanda rutagira umuyobozi w'intwari nkamwe Nyakubahwa Paul Kagame, umuyobozi wumva ko imitwe ya politiki yakorana neza ikubaka u Rwanda n'abanyarwanda nta wikubira, twese dusenyera umugozi umwe. Paul Kagame oye! PSD rero twahisemo neza, duhitamo umukandida w'indashyikirwa, umuyobozi ukunzwe mu Rwanda akemerwa no mu mahanga, umuyobozi wavanye abanyarwanda mu icuraburindi ry'irondabwoko n'irondakarere, u Rwanda rukaba rutekanye, umuyobozi waciye inzara n'amapfa mu gihugu, umuyobozi wakamiye abanyarwanda, umuyobozi wahaye uburezi buri mwana wese, wagejeje ubuvuzi kuri buri wese, umuyobozi wahaye ijambo umwana w'umukobwa, umuyobozi watumye ibyaro bibona amashanyarazi, umuyobozi udakangwa no kurwanya ikibi no guhangana n'abadashaka ko u Rwanda rutekana. Nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa Paul Kagame n'umuryango muyoboye wa RPF Inkotanyi, kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi yemewe mu Rwanda, uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira. Gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka u Rwanda turi kumwe, nta cyawuhungabanya ngo dusigare, tuzafatanya kandi tuzatsinda abanzi batandukanye
bagenda bigaragaza kubera ishyari baterwa naho mugejeje u Rwanda, abo Dr. Claude yita ba control succès. Namwe mwese rero mwitabira ibirori by'uyu munsi, intego murayizi. Itariki ni iyihe? Amajwi nangahe? 100%. Murakoze, murakarama. Murakoze nyakubahwa chairman. Muri mwanya nagira ngo twakire umunyamuryango Nyahabineza Valerie atugezeho ibigwi by'umuryango wa RPF Inkotanyi. Karibu. FPR oye! Nyakubahwa chairman wacu oye! Imbere aho niho nibyo koko niwe nta wundi setu. Banyamuryango ba FPR ba Ngororero, nshimishijwe kandi ntewe ishema no guhagarara ahangaha kugira ngo mvuge ibigwi by'umuyobozi ubereye u Rwanda, impano twahawe na Nyagasani akayiha u Rwanda n'Abanyarwanda kandi akatubera ishema ryacu. Uwo nta wundi ni nyakubahwa chairman wacu, nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa chairman wacu, intore z'umuryango za Ngororero twabukereye kandi turishimye. Mu 2017 muza kwiyamamaza ahangaha, mwari mumaze kudutsinsurira umwanzi w'umucengezi wari wihaye kuryama muri iyi misozi yose. Muramushushubikanya, muramukimbiza, mumugeza muri Nyamuragira. Maze turishima tuti uwayoboye yayoboye namwe nyakubahwa chairman. Mwari mumaze kutugarurira ihumure kubera amacakubiri yari yarabasa aka karere ka Ngororero ndetse no mu gihugu hose. Muzana politike yo kutavangura, muduha ibyiza byose, maze turavuga tuti mana, Abanyarwanda burya dufite ibanga. Abanyarwanda twese dufite ibanga, ijambo Abanyarwanda tugendana, abanyamahanga twarabayo. Ibanga Abanyarwanda tugendana, abanyamahanga amawe. Ibanga Abanyarwanda tugendana, abanyamahanga twarabayobeye. Abanyarwanda tugendana, abanyamahanga twarabayobeye. Byarabayobeye koko. 2017 muza kwiyamamariza ahangaha nyakubahwa chairman. Turavuga tuti nubundi ntigeze dutenguha, turabizi ko azaduhindurira amateka. Nyakubahwa chairman, ntore z'umuryango, ibyo yatwemereye byose yarabikoze. Ya mihanda imihanda yarayubatse, amavuriro yarayubatse, amashuri yarayubatse, n'ay'inshuke tutari dufite yarayubatse. Mana, ntacyo twamuburanye. Utamutora ninde?
ntawe rwose, ntawe rwose. Iyi misozi mureba ikikije Ngororero iryamyemo amabuye y'agaciro. Nyakubahwa Chairman, icyo gihe ntabwo twari tuyifiteho ububasha, ariko mwaravuze muti politike y'igihugu ni umuturage ku isonga, muti hajyaho n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubucukuzi bukurikiza amategeko kandi abaturage bubagirira akamaro. Nyakubahwa Chairman, ubu ngubu turakirigita ifaranga dukuye mu mabuye y'agaciro aryamye muri iyi misozi. Turagushimira. Ubu turigisha abana bacu muri ya mashuri mwaduhaye, twaguze mitiweli turimo turabavuza hose hose, natwe tukivuza. Mwaduhaye amashanyarazi Nyakubahwa Chairman, mu gihe mbere twajyanaga agashirira turugushiririza gutya kugira ngo urebe aho ukandagira. Imidugudu irenga 100 mwayishyizemo umuriro. Muzi uko twari tumeze? Nibyo rwose. Azabatsinda. Yarabatsinze kuko duhari. Mbere twakoreshaga igishirira Nyakubahwa Chairman, umuntu akagenda ashishimuza, cyajya kuzima umuntu agafata agahuha, yahuha amatari gatarukira ku munwa, iminwa yacu igashya. None ubu ngubu Nyakubahwa Chairman, mwaduhaye amashanyarazi. Mana yanjye, umuntu aragenda maze akagenda ku kibambasi agakora ku kantu ngo tiku, maze ukabona inzu yose maze ikagira. Nyakubahwa Chairman, hejuru ya byose umutima wanyu Imana izawubahembere. Mu mwaka ushize ubwo twagiraga ibyago ibiza bikadutera, iyi misozi igakushumuka igatwara abacu n'ibyacu, ijambo rya mbere ry'ihumure nimwe mwari duhaye, maze mutwoherereza mutima w'urugo. Madamu Jeannette Kagame arazaza kudusura. Ese utagutora ninde? Utamutora ninde? Utamutora ninde? Hari undi mwatora? Ntawe. Nabivuze setu. None Nyakubahwa Chairman, izi ntore z'umuryango za Ngororero nanjye mbamo zantumye ngo mbabwire ngo turabakunda, ngo kandi mwihangane yaga yejo yasigaye kuri Nyabarongo, ariko turabakunda Nyakubahwa Chairman. Ese ubundi utabakunda yakunda nde? Utamukunda yakunda nde? Utamutora yatora nde? Ni inshuti ya bose, ni inshuti ya bose, ni inshuti ya bose. Nyakubahwa Chairman, rero mu bindi bantumye kubabwira, bambwiye ngo hano mu Ngororero iwacu twarangije kwandika ya nyugute ngo V imbere y'igipfunsi kuri 15 nuko birangiza gusa. Ikindi bantumye kubabwira Nyakubahwa Chairman, nuko ngo twese, kandi koko twese intore z'umuryango za Ngororero twiteguye kujyana namwe muri uru rugendo rw'imyaka 5 tugiye kubatora kugira ngo mutuyoboremo. Mana, tuzagushyigikira, ntituzagutererana, ntituzaguhara, ahubwo tuzaguharanira mu ruhando rw'abagabo. Tuzabikora kandi tuzabikora. None rero Nyakubahwa Chairman, uwavuga ibigwi byanyu bwakwira bugacya. Arega ni byinshi, arega harimo n'ababizi wenda sinzi ibyo batekereza, ariko burya nabo barabizi. None rero ndanga kugira ngo mfate umwanya munini, ahubwo Nyakubahwa Chairman, intore z'umuryango zambwiye ngo
zijya zikumbura rya jwi ryanyu kugira ngo muzigezeho imigabo n'imigambi, maze ahasigaye twivugire ngo anava marishe twigendere. Karibu nyakubahwa. Muraho muraho baturage ba Ngororero, murakoze cyane. ubwo murakoze cyane, ubwo ni ukungabira, murangabiye, ndabashimiye. Muraho murameze neza baturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano. Nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa, kubashimira ibyiza byinshi dukorana, dukorera igihugu cyacu. Hari Valeri ibyo amaze gukora hano, ibya setu nanjye ndabizi. Ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye. Iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira, ibaramutsa, ndetse irimo kubitura ko mwangabiye. Reka rero nanone mbanzirize kugushimira
usibye mwese uko nabivuze ndashaka gushimira abayobozi, abanyamiryango, imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF. Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira, nibyo. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo, bakibwira ko ari uko byabananiye, ahubwo ni uko bashyize mu kuri, babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza, bamwe bigakunda abandi ntibikunde. Ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira. Hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi w'ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo. Nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho. Ngira ngo byavuzwe no mu 2017 twari hano, ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano. Ibyo ni urugendo, rwa politiki, rwa demokarasi, rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere. Uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha, ni uguhitamo gukomeza iyo nzira, ni uguhitamo n'abayobozi mufatanye iyo nzira. Itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri: abadepite abo nabo mu nteko, hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda. Hari abatajya batwumva rero, batumva u Rwanda, ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira. Biriya twavugaga mbere ngo 100%, hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi. Kandi bazabyumva kuko demokarasi, inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15 ni ibireba u Rwanda, ntabwo bibareba cyane, bireba twe dukora ibitureba.
ngo ijana ku ijana, ngo ijana ku ijana, ariko ishoboka iti ngo ubwo nta demokarasi ihari. hari uwo nabajije ejo bundi nabo, ariko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gute? hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagombaga gutora. iyo niyo demokarasi gute se? abo ntimugakangwe na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. ubwo murabatumiye, ntabwo nirwa nongeraho. rero twe dukomeze inzira yacu, twe tuzi aho tuva, tuzi aho tuvuye, tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize. ibya mbere yaho sinirwa mbivuga, nabyo ntabwo byari byiza na gato. ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba. ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo, twe turareba imbere, birivugira. turakomeza iyo nzira, twiyubake. u Rwanda, abanyarwanda, ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika, hari igihe twamenyereye ubukene, ko tugomba kuba abakene, ko tugomba kubaho mu mwiryane, ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa. ariko burya abo bandi bagutunga, Imana yakuremye yagutunga, ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho, kuki baba abandi bakaba Imana gusa, twebwe turi natwe tugomba kwitunga. ariko hari abandi, hari Imana, bakagera aho bihera, sibyo? u Rwanda rwacu rero, amateka twubatse muri iyi myaka 30 ishize, icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu. ntibitubuza kubana n'abandi, ntibitubuza gufashwa n'abandi, ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka, ikibuka ko turi abayo. ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha, yibuke ugerageza kuko yaduhaye byose. yaduhaye amaboko, iduha ubwenge, iduha igihugu cyiza nk'iki, sibye abaje bakagicamo ibice, ariko dufite ibintu byiza duheraho. iyo nzira rero turimo, naho tugana mu myaka 5 iza, turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere, yo kwikorera, yo kugerageza ibyo dushoboye byose, duhereye no ku byo dufite, kandi birahari. ndetse icya mbere dufite, igihugu gifite, ni mwebwe.
birashaka ngo mube muhari koko, birashaka ngo tube duhari, bitari inkuru gusa. Ibyo ngibyo ibyo aba ari byo dushyira imbere. Hanyuma rero niba imyumvire ari iyo, ubwo guhitamo biragoye koko. Reka twihangane tugere ku itariki 15, ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse. twihangane dutegereze itariki 15, hanyuma dukore akazi kacu tugomba gukora, duheraho dukora ibindi byiza biri imbere. Njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe, ubwo jyewe ndumva icyizere mwampaye, icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo, si byo? Hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri iyi misozi bihungabanya umutekano, buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande. Ngira ngo ndetse twabishyize iruhande, tubishyize iruhande ntabwo byagaruka, ntabwo byakongera rwose. N'abakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane, nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira, buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde. Ibyo simbizi, ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda, utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi. Rwose ubumwe bw'igihugu twubaka, dushaka kubaka, twubatse, inzira y'amajyambere tuyirimo, igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere, byo gutwara amezi 2 cyangwa imyaka 2 birangire muri icyo gihe. N'ibindi byose rero, hari ibikorwa remezo, hari amashanyarazi, hari abana kwiga mu mashuri, hari iby'ubuvuzi, ubuzima, hari ibyo guhinga, korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza, bidutunga tukitunga. Ibyo nibyo dushaka, si byo? Ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa. Ubwo
niba abandi navugaga batuvangira batumuye umwuka batuma ariko ubwo icyo nicyo gisubizo uritsamura bigahita rero ndabashimiye ndabakunda nzi ko dukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko mwuzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye sibyo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka hanyuma rero za nkumi n'abasore bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo badushyirireho twidagadure murakoze cyane mugire ubuzima bwiza mugire ibihe byiza